Nitwa Nshimiyimana Janvier, nkaba umugaragu wa korali Angeloro ukorera ubutumwa muri paruwasi katedrali ya Nyundo. Mu ijambo ritoya twakugira ngo reka abashyitsi bantu turi kumwe muri rusange, hanyuma n'inzoga kubabereka nyakubahwa niwe uraza kugira tubwira. Abandi bashyitsi turi kumwe n'intumwa ya paruwasi aje ihagarariye komite nyobozi ya paruwasi aho abasohozi. N'uhagarariye abakozi n'abikorera muri paruwasi yacu, akaba n'umuterankunga wihariye wa korali abasohozi. N'umuyobozi wa mpuzamakorali muri paruwasi katedrali yacu ya Nyundo, nawe ahari kumwe n'abaje bahagarariye komite n'abaterankunga ba korali yacu babiri baje bahagarariye bahaguruka bakosoza. Abantu turi kumwe n'abaje bahagarariye komite y'ababyeyi barerera muri korali Angeloro, komite abaje bahagarariye bahaguruka bakosoza. Murakoze cyane. Umwanya w'ijambo twawubana ku bafurere, furere mukuru akaza kugira tubwire.